reka tugaruke rero gato ku kintu mutigeze mumenya munabwirwa. Ahangaha impamvu nifuje ko Osoki muza kumfasha kuri aka kantu ni ukumbwira n'ibintu iki kintu gishoboka, cyangwa niba ari imitekerereze mibi ya Godfather, akantu nasigaye mu ihurizo ku kantu kubura k'umuriro, niho ndibuze kugukenera honyine. Reka tuve inkuru imuzi n'intandaro y'iki kibazo. Aba bantu baragiye bakodesha hoteli, mu ntega amatwi mwumvi, muve muri bya bintu by'abantu baje hano bakigira ba victime, kuko ibi turi kuvuga bifite n'amacati yabyo avuye ku ruhande rw'umugeni. Ibi ntabwo bashatse kubimenya, abantu ntabwo bashatse kumenya Osoki, nicyo kintu kibabaje. Iyo customer care abantu bashaka guhabwa irimbura business z'abantu ni iyihe? Uyu mukobwa bafashe hoteli, ndashaka kugira ngo mwumve ahantu ikibazo nyamukuru cyavuye, kugira ngo n'aba bantu bafate umwanzuro wo guharabika abantu babakiriye. Aba abantu muri Kigali munshakire punditi, umunyamakuru bita punditi ukorera ikigo cyangwa ikinyamakuru bita Ukweli Times, ba hostinze Ukweli Times ni wari ikiganiro hano cyatemeye itaka kuri hoteli nubwo atigeze afata side. Munshakire punditi ndabasabye. Osoki mugiye kumirwa, mugiye kumva side iri buze gutuma mutungurwa, mukumirwa, noneho tukavuga tuti ko uyu muntu bamaze kumuharabika. Punditi, alo? Yo. Ndagusabye ngwino kuri space niba bigukundira. Byagushobokera? Ya Twitter cyangwa ya Twitter, ndagushaka kuri X. Ndagushaka kuri Twitter, ntuze kuri TikTok. TikTok mfite hafu abantu 300, ntuzeho. Ngwino kuri, please, ngwino kuri Twitter. Higiye gishize Dr. Beat yari murangira avuga ko social media atari zo gusenya, abantu bagomba kumenya uko bazikoresha. Uranyumva none aha? Ndakumva cyane. Mani, gerageza ushake network nzima. Okay. Pondeti, ndakumva amasaha ukurikiwe n'abantu batari bake. Ijambo ni ryawe. Kuri iki kibazo. Kuri iki kibazo cya Chateau marara. Ndashaka kugira ngo mbere yuko ntangira cyangwa mpereza abantu ijambo bagatanga ibitekerezo byabo. Ndashaka kugira ngo utubwire uko byifashe. Ukurikiwe n'abantu batari bake. Kuri TikTok mfite abantu hafi 500, hano hari abantu 300. Ndashaka kugira ngo uturamburire, utubwire ngo bimeze bite, byagenze gute, amakuru ufite na yahe. Ijambo ni ryawe. Amakuru mfite nuko urebye ukuntu ikibazo cyatangiye cyangwa se ibibazo byabayeho, hari ikintu bakita wenda sinabyaye cyangwa se kwitana ba mwana hagati ya Chateau marara n'abakoreyemo ibirori by'ubukwe bwabo bwabaye muri COVID-19, ariko bakabisubiramo kugira ngo bigende neza. Mbereye we n'ikibazo mu mitsi kubera ko narabikurikiranye cyane, dukoramo n'ikiganiro kuri chaîne yanjye ya YouTube twuko uri kutazwe nagishizeho gigiye mu kanya saa 6 zuzuye. Byatangiye Uwera Bonete ajya gushaka ubuyobozi bwa Chateau marara mu kwezi kwa 12 2024. Kuri TikTok mutapinge screen ndabasabye. Muntapinge screen kuri TikTok. Ibiciro avuga ko ashaka ibyumba 21. Noneho rero ibyumba 20 byari by'abashitsi na cya kindi kimwe cy'abageno. We na Shadadi Musemakweli baravugana bamubwira ko igiciro ari amadolari 350 mu ijoro. Ariko ataka ko azakatuza bakamuhera amadolari 220 ku byumba 20. Noneho n'amadolari 700 ku cyumba cyishyurwa amadolari 1000 cyitwa presidential cyangwa se executive suite, cya cyumba kiba ari kiyubashye cyane. Aragenda umwaka urangiye 2024 ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4 aragaruka, noneho aje kongera kuba bavugana akanishyura bamu percentage ziri hanyuma kugira ngo booking hoteli bisaba kugira ibyo wishyura 30% kuri 220 bivuye kuri 350 biri mu masezerano bari afite. Amasezerano yabo nuko ukavuga 30%. Noneho yasabwaga kwishyura indi 30% mbere y'ukwezi ngo bakora ubukwe, 40% isigaye akazayishyura mbere y'icyumweru ngo ubukwe butahe. Aragenda mu kwa 4 ubwo hararangiye. Tugende tuzamuke kugere mu kwezi kwa 6 agarutse muri Chateau marara yasanze
harabayeho reduction cyangwa se promotion ku byumba ku mbuga nkoranyambaga. Baravuze ko bya byumba bya 3 byagiye kuri 200, hanyuma cya cyumba cy'igihumbi cy'idolari ku ijoro cyageze ku madolari 700. Bakagira ikindi cyumba cyihariye nyiri hoteli araramo n'umuryango we, cyangwa se umuntu ufite amafaranga ashobora kwishyura 5,000 ku ijoro mu gihe yafite by'idolari. Bari baragize ku 3,000 kuri promotions. Arababwira ati, abwira manager witwa Furaha Emmanuel, arambwira ati ko mwashyizeho promotion nkabana arinje kwishyura 30 yari isigaye, ntabwo noneho mwampa reduction nanjye ko mukampira 200 cyangwa 500 cyangwa mukanampira make ko tuzabamamariza dufite abantu bazwi bazitabira. Ntabwo bumvikanye. Manager ambwiye ati muri konta mufite wari wambaye kutere uri kuri ya telefone biri kugenda bite? Focusing gato ya bro, ko focusing this thing is very sensitive. Focusing aho tukumve neza kuri telefone. Na kutere namba. Okay, ngagera telefone yawe ntishyire kuri. Go ahead. Hanyuma manager ambwiye ati muri kontra yawe handitsemo ko ugomba kwishyura uko twabyumvikanye bya promotion byaje mwaramaze kwishyura n'amasezerano yarasinywe. We Bonnet aravuga ati ntago ari byo, ntago umuduha service nziza. Ashaka nimero za nyiri hoteli muzehe Dr Marara, aravuga ati mwadukaturiye ko tuzamamaza hazitorwa n'abantu bazwi kuri social media, abantu bakurikirwa cyane, mukadira make cyane, mukamura ibiciro mwashize kuri social media atari byo turi kwishyuriraho. Nyiri hoteli arambwira ati ariko wavuganye na management mukomeze muvugane, none ibyo mwumvikana muzabikore, je simpari ntago mba muri management. Barananiranywe kuri iyo ngingo. Ibiganiro ntabwo byagenze neza mu bijyanye na communication. Nyine ntabwo communication yabaye effective, yabayemo noise cyangwa barrier cyangwa se inzitizi. Wera aravuga ati ntawe service nziza kuko ku mahoranyambaga bashyizeho ko bakatuye genda cyishyura ibiciro turagorenga. Yishyura 30% n'ubwo baye 60%, hasigara 40% agomba kwishyura mbere y'icyumweru yuko birori byabo biba. Ubwo noneho rero ukwezi kwa karindwi kuragera, nabwo nyine azarishyura 40 yari isigaye 100%. Ariko mu kwishyura ya 60 muri kontra harimo ko haramutse yagize ikibazo giterwa na hoteli, amafaranga bayasubizwa bishyuye 60% ya booking y'ibyumba. Ariko nanone haramutse hagize ikibazo kivuka kivuye ku ruhande rw'abageni, amafaranga abageni batanze ntabwo hoteli yabasubiza bayaho. Urimo kwiruka, uravuga wiruka. Conversation ya nyiri hoteli n'abageni yarangiye ite? Yarangiye nabi batumvikanye. Nyiri hoteli ababwira yuko bagomba gukomeza bakavugana na management kubera ko aribo bari baravuganye n'amasezerano amwe bari barayagiranye, baranasinye amasezerano 30% ko bakomeza bakavugana. We nta kintu abizo, nta kintu bimurebaho. Urumva ntiyanyuzwe kubera ko umuntu ushaka promotion mu gihe atumvikanye na management, ntanumvikane na nyiri hoteli, ntago yanyuzwe na service yari ahawe nkuko we wabyumva cyangwa se nkuko yabyifuzaga. Ariko ibiganiro birakomeza. Muri close harimo ko aramutse ashesha amasezerano yishyuye atayasubizwa yaba yahombye. Ego urumva ntago bari guhara gugomba amafaranga, aragenda. Nyiri hoteli asanga abantu bararakaye, agirana inama na management, arabwira ati mwebwe abantu bararakaye mufate cya cyumba cy'ibihumbi 3 mwashyizeho promotion kuri social media, mu kibaha iminsi 3 nubwo bari barishye cya 700, mwemere mu kibahe nta kibazo. Munafata ibyo kunywa, amajuice, amafanta, mubahere half fanta ni 3, juice ni 4, wahere bibiri kuri juice ni 5 kuri fanta, muzayamnyandikeho. Ariko tubaye service nziza kandi muzirinde kubabwira nabi, mubaye service nziza kugira ngo batazarakara. Ndumva bararakaye cyane kugira ngo baturishe. Ubwo rero ibyo birarangira, ibiganiro birarangira. Hanyuma rero ku munsi itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi baje muri hoteli kugira ibirori byabo. Bari barabukinze ku itariki 3 enye. Tugaruke ku byo kunywa gato, uri kwirukanka. Tugaruke ku byo kunywa. Bose aganira n'uyu mugeni bakanga kubashyira kuri iyo promotion. Niba narabirebye neza, hari ahantu Marara ngo yashyizeho promotion kugira ngo n'abantu bo ku Nkombo babashe kwafodinga baje baza kuruhukira hariya. Ni muri iyo promotion niba ntibeshye. Ni promotion iya y'ibyumba
Ego kugira ngo abantu bashe kuba bakisanzura ku byumba bive kuri 35 ugere kuri 200 nicyo gihe cyo mu kwezi kwa gatandatu nibwo byagiye kuri promotion. Ego. So bose mu Bufaransa avuganye n'abageni bibaye ngombwa ko batumvikanye asaba akorana inama n'abakozi ba hoteli. Aravuga ati bano bantu mubagabanyirize kuri soft drinks mu bahere half. Yego. Muzabimbaze igihombo kindi muzakimbaze mufate cya cyumba cyihariye gifite service zihanitse nacyo mu kibahe nubwo atari cyo bishiye kugira ngo tubaneze kuko bari baramurakariye bavuganye nabi cyane abayo kuvugana nabi cyane habaho umujinya mwinshi cyane ariko urumva umuntu w'umu businessman abakeneye kurinda isura ya business ye kandi nanone n'umuntu ukeneye service abakeneye guhabwa ibyo yifuza kubera amafaranga ibyo nabyo zo mpande zose wazumva ku itariki 3 rero bahageze nibwo basabye ko bagira dine y'abantu 63 ubwo itariki 3 nibo dutangiriye ni naho havutse ibibazo by'umuriro ari mugoroba bahageze basaba ko bahabwa dine y'abantu 63 noneho bakaba urumva abantu bose ko bangana ntabwo bicaye hamwe harabagiye kuri bare baranywa kandi batazi ngo ninduri bwishyure. Uretse hotel yagombaga kwakira abantu mu bantu mu basezerano hotel yagombaga kwakira abantu bangahe? 80 nibo bari babukenze ariko haza 63. 80 nibo bagombaga kuza muri hotel? Ejo haza 63. Bivuze ngo haje bake. Yego. Noneho kuri bare arabafashe ibyo banywa ntibabyishyura muri la facture ndazifite urazishyira amaho zirahari ndazifite zose nazishatse uraza kuzinyorereza bakishyuza abantu bari kunywa bakavuga bati aba hotel yaribazaga niba abantu ibintu bari kunywa ari biri byishyurwe n'abageni cyangwa uri kunywa ari we bwishyurire. Biba ngombwa yuko management ya hotel baza abageni niba abantu bari bwishyurire abageni barababwira ubwo ni musema kweli na wera barababwira bati ubihore nabacu nta kibazo bakonsomye 213 kuri bare ya hotel n'akabari ka hotel. Noneho rero bajya muri tente nyine bajya gukora icyo ari nabwo bagomba guhabwa dine yari yabariwe amadolari 15 ku ifunguro y'umuntu urumva n'abantu 63 babariwe amadolari 15 ariko ibyo kunywa by'ama soft drinks byakatu ari hafu ku majuisi 2 fanta 5 ariko inzoga zindi zo ari igiciro gisanzwe nyine nuko byari byabazwe ariko dine ntiyari yishyuwe n'ibyo kunywa ntibyari byishyuwe n'ibyo ni bya bari ntabwo byari byishyuwe nibwo umuriro wabuze. Noneho na moteri bakoresheje ya panneau solaire nayo intege zirashira biranga bibakaduruvaye bibagatogo arikoroga cyane rwose nibwo habayeho communication bagahamagara manager bagasanga nimero busy yagiye gushaka umutekinisiye babura nyine cyo gukora muri icyo gihe cyose cy'umuriro cyo kubura niho havutsemo ibibazo byo kuba barabuze barabaza nde biragenda bite urumva nimba umuriro warabuze management yahise ishaka ukuntu yakira ibibazo biranga biba ngombwa yuko bahamagara ni Kigali kuri rege kugira ngo bashakishe ukuntu ikibazo cyakemuka bashaka kable imbere kuri hotel yindi yitwa Delta y'umubyeyi w'uwo mugeni nayiri imbere ituranye n'iri ya Chateau marara ariko umuriro ko wabura none isaha ingana gutyo moteri gacika intege ibyo ni intege nke za Chateau marara kandi service mbi kubagene uko kirere cyabo urumva aho ngaho cyari kitangiye kuba kibi cyane. Umuriro rero urabura ugarutse ubuzima burakomeza muri iryo joro nyine barakomeza bagikira ariko nk'isaha baba kubera ko nabaje imana zose nasanze isaha ishobora kuba yarageze umuriro wabuze umuntu uri mu kirori ko yabura umuriro isaha yose ntago ibyo bisobanura bikeneye rwose ibyo ntago ibyo bisobanura ntago bibaho ntago wabona ikintu usobanura umuntu wabuze umuriro isaha yose kubera ko hotel igomba kuba ifite moteri ya automatically cyangwa igashaka igisubizo cyihuse. Ibyo iyo pane yo ni intege nke cyane. Umuriro ugarutse ubuzima burakomeza barenjoyinga ariko amakuru yandi nabonye nuko ngo umuriro ubuze ba profisi kujya kuzana inzoga ku ruhande hanze n'amaburusheti. Umuriro ugarutse batanga ku meza yabo hariho inzoga bataba servie za make kuko urumva muri hotel inzoga
zindi zihenze zari ku biciro bisanzwe kandi zirahenze bajya kuzana ahandi. Ibyo ayo ni amakuru buri wese ukora muri hoteli yakubwira. Ni ukuvuga ngo amakuru nabonye avuga ko aba bageni bagenda bava i Kigali bagiye bapakiye inzoga mu mamodoka ashobora kuba ari ukuri. Mu modoka Amakuru avuga ko inzoga mu modoka bari bafite inzoga mu modoka barazinjije, umuriro ugiye barazizana bazishyira ku meza, kuko urumva iriya hoteli irahenze kandi ntago kuvuga ngo hoteli nta nyenyeri bafite. By the way nabyo tubikiriyaringe, bazahabwa inyenyeri mu mpera z'uku kwezi, nta nyenyeri nimwe bagira, ariko standard yabo irahenze cyane. Bivuze ngo byoroshye ko wakitwaza inzoga zawe mu modoka yawe, wa profit icyuho ukaba wazisohoramo, ukaba ufiningeza icupa ryawe mu gihe uzi ko utari bashe kwishyura izaho hantu uri hahenze kuri icyo kigero. Kuko niba iporara amadolari 15 automatic urumva nka Jameson igiciro bihagazeho, nimba mu bari bw'i Kigali Jameson iri ku 150, hari ishobora kuri 300, urumva birahenze uko byagenda kose. Nyine kubara amafacture y'amascore marite mfite izindi nzoga, urabona ko bihenze ibyaho. Inzoga ba professor muri barazizana nyine, mwanyaje abakozi ba hoteli barazitanga, kuko urumva ibyo ni amakuru nge mba nagenda cukumba kugira ngo umuntu akore ibintu birambuye cyane. Icyo gatatu irarangiye, ariko urumva iryo joro ryabaye ribi cyane ku mpande y'abageni na hoteli, bavuganye nabi cyane. Urumva ko byabaye bibi cyane kubera umuriro, nta kindi kibazo cyabayeho. Iyo tariki irarangiye, kurenye bukeye haba none ikirori muri tente. Cya kirori cyari cyanditse ko hagomba kuba harimo abantu 200, booking y'abantu 200. Mutega amatwi mwumve neza hano hantu. Ahangana nashaka kugira ngo mutega amatwi mwumve. Ikomeza. Wakoze decoration yari wo kuri side y'abageni, yari yateguye intebe 322. Hoteli irababaza ngo ko mwarengeje booking mwaduhaye abantu 200. Barabwira ati ibyo nta kibazo turaza kubikemura. Bicaye neza, hicazwa abantu 288 nibo bagaburiwe, kandi pro yari bariye amadolari 15. Ibyo kurya gusa, ibyo kunywa amajuice ari hafu na fanta ari hafu, ibisindisha ubiguru ko bisanzwe nyine. Ubwo muri kontra bagomba kugaburira abantu 200 bo bicaje 288, numva arenze abantu 88. Komeza. Ibyo kurya biratanzwe, biranywewe, ibintu bigenda neza cyane rwose. Ibyo kuresha ntibyishyuwe, ibyo kurenya nabyo ntibyishyuwe. Umunsi burakeye bwitwa rero nko muri biriya bivuga, agira kuresha aho ngaho kurenya nta kibazo cyabaye, ntabwo murongeye kubura, nta n'izindi serivisi mbizongeye kubaho. Bagera kureshano rero, kubera ko ubuke kuresha tubahagera, ibyo bakonsumaga ntago bari barabyishe, hari nibyo kurenye ntibyishyuwe. Ba hoteli yaravuze ati reka none umuntu uza kuri bare gufata icyo kunywa yishyure mbere, kugira ngo tutazongera kugira ibibazo byo kwishyuza. N'eshanu nta kibazo cyabaye, bagomba gucekinga buti ku itariki noneho rero ya 6 bagatanga ibyumba, bakanishyura bagataha. Itariki 6 nibwo bahawe invoice ya $1,281,950. Invoice nayo irahari bahawe. Ariko ntago kuri WhatsApp umugeni yasubije manager yaramwikoreye. Noneho iyo message ya manager, tugende gakeya, iyo message amwohereza iyo invoice kuri WhatsApp yari akiri mu byumba cyangwa ari bamaze gutaha? Yayimuhaye akiri mu byumba mu gitondo. Umunsi wose bawiriwemo, noneho baza gukiriyaringa barataha. Aticyuye atanamusubije ku byo bakonsomye byose. Ubwo mu yandi magambo bavuye muri hoteli badasezeye. Yego, batanakiriyarinze ibyo bakonsuminze kwera za tariki bahageze kugeza ku itariki bakiriyarinze out cyangwa checking out. Mu yandi ukirahanga gato, hano bivugwa ko kuri izi hoteli hari ku Kibuye muri aba bageni hariho umwe ufite se uhafite hoteli nawe. Iyi hoteli ni yande? Iyi hoteli bita Delta. Iyi hoteli ndi kureba imbere yanjye yitwa Delta. Iyi Delta ni yande? Ifitanye irihe sano n'aba bageni? Naza kureba kuri chat bagiranye, uraza gusanga manager yarabwiye Osema kweri ko babona na saa 4
noneho bakaba bakiriyaringa ibintu byose. Ntiyamushubije, bageze saa sita ataramusubiza, ariko yamuhaye fagitire saa munani, amuha fagitire, aragenda ntiyamwishyura, ntiyanamusubiza kuri chat zirahari, ibintu byose birahari. So noneho rero ubwo ku itariki 3 baragenda, ariko nyuma ya saa sita bagombaga kuva muri hoteli nyine, urumva mbere ya saa sita kugira ngo batange ibyumba hakiri kare, ariko ntabwo izo invoice zishyuwe. Urumva mbere y'iya Chateau Marara hari indi hoteli yitwa Delta y'umubyeyi w'umugeni, niho bavanaga. Uwuhe mugeni? Ubutumwa Sadade Musema kweli. Nuvuga ngo iyi hoteli ya Delta ibangikanye cyangwa irebana n'iyi Chateau Marara ni yumwe mu bageni. Ibivugwa ko ibyo kurya uretse gato mukandi tubwira ibintu bya brushete, ibivugwa ko ibyo kurya byanyuzwaga inyuma bagafata ibyo kurya bivuye muri la hoteli yindi bakabizana muri Chateau Marara. Ibi bintu byabifitanye isano n'ukuri. Hari ibyo nureba ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa ko twebwe tubyemeza, kubera ko n'abageni barabyemeza ko byabaye ngombwa ko bavana ibiryo by'ibihumbi 12 muri hoteli iri hafi yabo. Niyo Delta bari kuvuga nyine. Ni ukuvuga ngo mu magambo y'aba bageni bavuga ko bahawe service mbi, ariko iruhande hakaba hari indi hoteli yabahaye service nziza, ikabaha breakfast nziza y'ibihumbi 12. Ni hoteli ya se w'umugeni. Yego. Ndapfuye. Komeza. Hanyuma rero ukoresheje turumva barataha. Ku itariki 10 nibwo hoteli yandikiye abageni ko bagomba kwishyura. Urwandiko na invoice, umva ni iminsi 4 bagiye, ntabwo habayeho communication, ntabwo yabaye effective, ntabwo babashubije. Nyuma nyine ubwo ku 13 nibwo batangiye kuri social media, icyo bwita social media cyangwa inamba yo kumbuga nkoranyambaga, yuko bahawe serivisi mbi, basaba ko bakishyurwa ibyumba ijoro rimwe mu byumba byose. Abageni banasaba hoteli ko babahereza 40% ya consommation yose, banasaba hoteli mu rwandiko banditse yuko bakabaye bandikirwa ibaruwa ibasaba imbabazi ya serivisi mbi bahawe, n'ingamba bafite mu gukosora serivisi mbi batabikora, bakaza sebywa cyangwa se serivisi zabo zikangizwa ku nkoranyambaga, kubera ko uko bitawe n'abantu bakurikirwa n'abantu barenga 3 ku mbuga nkoranyambaga. Aho hatinde bavuye imahanga bose. Aho ngaho hagarare gato. Nyuma ni ukuvuga ngo hoteli yabahaye fagitire ya service bakonsomye y'umurengera ingana na 5,000,000 n'amafaranga ngahe? 280 na 950. Igisubizo bahawe, hoteli yahawe n'aba bageni ntibigeze basubiza kuri izi 5,000,000, ahubwo bo basabye ko bagomba kwishyurwa amafaranga, bagomba gusubizwa ahubwo ari bo. Niba ndi kukumva neza, banditse babwira ko bahawe serivisi mbi, batari bwishyure 5,000,000 ijoro rimwe na 40% ya consommation y'ibyo bariye, kandi bagasabwa imbabazi. Ibingibi hagati ahangaha uti bavuze ko niba tabikora bari bubasebye ku mbuga nkoranyambaga bakurikirwa na 6,000,000. Ndapfuye. Ibingibi hagati yo kwandika batanga fagitire n'aba bageni kubasubiza, ni bande banditse mbere? Yaba ibaruwa y'abageni banditse, yaba na hoteli ibasaba ibishyuza amafaranga bagombaga kongera, ni bande banditse mbere? Hoteli niyo yishuje mbere, kuko niyo yagombaga kwishyuza. Arumva hoteli yatangiye yishyuza ku itariki 6 bavamo bagenda bacekinga, ariko ku itariki 10 nibwo banditse inyandiko ibasaba kwishyura. Hanyuma rero n'abageni nabo bandika urwandiko babwira hoteli ko bahawe serivisi mbi, bagombwa ibisobanuro, bagahabwa indishyi y'akababaro. N'urwandiko ruriho Mr and Miss Musema kweli, ruriho Kibagabaga Kigali Rwanda, email ruvuga yuko refund and compensation ari byo bagomba gusubizwa, bingana n'ijoro rimwe kuri buri cyumba, kandi bagahabwa 40% y'ibyo bakonsuminze. 40% y'ibintu bakonsuminze. Ndi kureba iyi baruwa Isokimu ibaruwa ndayikoherereje ngo forwardinze ibi bintu byose, yaba aya mafagitire n'izi baruwa z'impande zo. Iyi baruwa ndaziguhaye Isokimu, you can checkinga ntuzayibona, ndayiguhaye umanze uzikishamo amaso.
manzo zirebe. Komeza ariko ndaza kugira ngo tuze gutinda kuri iyo ntuza. Komeza. Urumva nyine abageni banditse ibaruwa nyuma y'uko hoteli yanditse ibishyuza. Ndumva wamubajije ngo ni bandi banditse mbere. Wanditse mbere n'uwishyuzaga amafaranga, hanyuma rero uwo agomba kwishyura nawe yandika ibaruwa y'ibyo yifuza nyine. Komeza. Muri iyo baruwa uraza kuyibona y'abageni, hari ahanditse ngo formal apology. We expect a written apology from Chateau Marara Hotel Management. Bifuzaga imbabazi zivuye muri Chateau Marara bagaragaza intege nke zabo, kandi iyo baruwa ikabigaragaza ububasha buke muri planning n'imigendekere ya serivisi zabo mu bukwe bwabo bwabaye guhera ku 3 kugera kuri 6 z'ukwa 2025, kandi bakirengera ingaruka bahuye nazo z'amarangamutima yabo yangiritse, ibijyanye n'amafaranga yabo yahatakariye n'izina ryabo ryangiritse byatewe na serivisi mbi bahawe. Kandi iyo baruwa hoteli yanditse ikagomba kuba igaragaza ko umuriro wabuze, ibiryo bibi bahawe bidafite isuku, no kuba abakozi barabaye bake cyane mu gihe bari babakeneye, kandi bakagaragaza yuko bafite ingamba zo kuzakosora amakosa yose yabayeho bitaba, bakaba bagira reputational damage and weakness, kubera ko ngo bafite abantu barenga 40 b'abanyamahanga n'abanyarwanda bakurikirwa na miliyoni zirenga 3 ku mbuga nkoranyambaga. So nukuvuga ngo ahangaha muraza kumbwira abanyamategeko muri ahangaha, nukuvuga ngo muri iyi baruwa niho handitsemo ko niba tabikora bari bwifashishije social media bakabaha reputation mbi. Niba ndi kukumva neza. Bakagaragaza ko baba serivisi mbi cyane. Ibyo bintu biri muri iyo baruwa. Icyongereza cyane neza cyane. Ko niba hotel nitabasaba imbabazi bari bubandagaze kuri social media. Cyane birimo rwose. Ndumiwe. Komeza. Ndashaka noneho tujye kuri bira byo kurya, hanyuma unatugarure kudusimba twabonye mu byumba byagenze gute. Byumba bagaragaje ko harimo imibu myinshi. Tuganire nk'abanyarwanda hano. No kuvuga ngo ibyumba by'ahantu byo muri Chateau Marara bifite ibintu byica twatuntu twica imibu, bikagira n'amamustikeri. Ugiye mu cyumba ukaza kugaruka wafunguye amadirishya imibu yisanga mu bugomba we personally kugenda ufunza amadirishya, cyangwa ukavuga bakaza kuyagufungira, kuko ifunguzo za hoteli zibarebye urwawe n'urwaba housekeeping cyangwa housekeepers, uko babivuga ibyo nta kintu bindeho simbize. Noneho rero bavuze ko imibu ari myinshi cyane. Imibu uko byagenda kose usize icyumba gifunguye imibu igomba kubihari. Icyo bakivuze biriya biryo mwabonye ku mbuga nkoranyambaga ni iby'abakozi ba Chateau Marara, ntago ari ibiryo bahawe, kuko amafoto y'ibiryo babaye basavinzwe arahari. Kubera tugarutse nyuma tugashyira mu nyurabwenge biriya biryo bipostinzwe bimeze kuriya ari byo wahawe ku munsi wa mbere ku itariki 3. Ntabwo wageza kuri 6 ukibirya utarajya imbere ngo ujye gufata ibiryo muri hoteli ya papa wawe, cyangwa ngo unagenda ujye gushaka ibiryo bindi. Ntabwo wakihangana icyo gihe cyose. Ni iby'abakozi ba hoteli, kuko amafoto nayo arahari, uraza kureba. Ni iby'abaho abakozi bo muri hoteli bafotoye, ntago ari meni zabo nazo zirahari. Icyo ni kimwe cy'icyumba n'ikibiryo. Icya kabiri ku bijyanye no kuvuga ngo harimo abantu bariye bararwara, ntekereza ko aho ngaho dukeneye ukuri kurenze ko kugaragaza abantu bariye ibiryo bakarwara, noneho bagakomeza bagakosimiga za serivisi z'abantu bariye ibiryo bakarwara n'ikidemiza ko babiriye bakarwara. Aho naho karakeneye cyane kugira ngo dukomeze tubone amakuru yisumbuyeho. Icya nyuma, ku itariki ya 12 habereyemo ubundi bukwe bwitwa Frank na Alice, bwabaye RDB ihari yaraje iragenzura. Ubukwe buba RDB ihari burarangira nta kibazo na kimwe cyabayeho. Ubwo byasaba yuko kuba ageni tumenya ngo umuntu wari ibirya akagira ikibazo ninde, imibu mu cyumba yahageze bigenze bite, icyumba ntabwo yahuye n'utumashini twuma twica imibu
ibyo ngibyo ibyo nibyo dukeneye nyine fact kuko fact ahangaha rero ahangaha ndeka urakoze cyane Ponde uraza gukomeza ahangaha kuri amakuru avuga ko iyi mibu no kugira ngo dusiba twinjire mu nzu bigende kura mwabibonye uve kuri ba Brenda bavuga ngo I still get nightmare wari ufunzwe se wari rwatana mu kuburyo you get nightmare kuki utatashye ibi bintu n'umwe muri barabakobwa yaranditse ngo n'uyu munsi iyo yibutse birangwa agira nightmare ngo y'ibyabaye hano tugende gakeya nukuvuga ngo aba bantu tugende none bro ngo ariko uzi nightmare cy'ibishaze kuvuga so tugende gatoya rero tugende gatoya nukuvuga ngo hano amakuru avuga ko first of all twibukiranye ko ibyumba byakiriye abantu double abantu bagomba kwinjira muri hoteli mumanze mwumve abantu 280 abantu 188 biyongereyeho kuri buffet cyangwa ku byo kurya barabagaburira baraceceka ariko baha facture icyo ni icyambere icya kabiri bivugwa ko ibinyobwa n'ibindi biribwa mbere yuko bajya hanze muri iyi hoteli nukuvuga ngo ibyo kurya aba bantu bazanye bari abantu ariko target ibyo kurya byinshi bigomba kuva muri hoteli ya se w'umuhungu izi hoteli ziregeranye Delta ya se w'umuhungu ariyo baje hano baharabika marara bapromotinze iyo hoteli Delta abantu 600 muri kuri TikTok ngo ibi bintu babitubwiyeho mbibutse ko dufite platform ebyiri hano dufite abantu 600 kuri TikTok dufite abantu 500 hafi hano kuri X abantu muri kuri TikTok neze ko muri kumva ibiri kuva kuri ntuza neza kuri X so nukuvuga ngo tugiye kureba impamvu utudusiba twinjiraga hari vavie ibintu babisikanagamo abakozi ba hoteli ba marara byari bibagoye kugira ngo baje gucekinga ibyumba uzi umuntu abukinze icyumba utahamagaye umukozi cyangwa ngo umuntu aje gucekinga biba ngombwa ko bamuhamagaye ntabwo bari kujya ku cyumba ku kindi harimo abantu batandukanye ngo baje gucekinga ibyumba no iki kintu ku bintu byerekeranye n'amasuku ngo amasuku atarakozwe mu byumba wibuke ko nta cyumba cyari kirimo umuntu umwe bivuze ngo ntabwo ibyumba byigaraga biba disponible kugira ngo abakozi binjiremo iyo habaga havuyemo umukozi umwe umukiriya umwe undi yarinjiraga ntabwo icyumba cyari kirimo umuntu umwe hari harimo ibyari bimwe abantu 2 3 ndetse no kurenza muri ibi byumba byari bigoye abakozi kugira ngo binjirane abantu bari muri ibyo byumba icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ibyo kurya n'ibinyobwa hari ibinyobwa byagiye bivanwa mu mamodoka bari baje bapakiye byagiye byinjizwa ariko ngo byinshi cyane byinjijwe igihe umuriro wari ubuze umuriro urumva abantu 63 kubaraza mu byumba 20 ubwo kimwe tugiharira abageni 2 63 ubwo ni 32 ibyumba 20 abantu babirayemo batemwakagirima ubwo mu cyumba harimo nk'abantu bangaye mukoze imibare urumva ko bigoye kumenya ngo harimo umuntu cyangwa ntarimo kandi muri checking ya hotel ubundi yo udahamagaye mu housekeeping wazakora amasuku ntabwo yabukomanje nese zagasambye mu murarwituru ntabwo yazkwinjira ngo mutamuhamagaye urumva ubwinshi bw'abantu burengeje ubushobozi bw'ibyumba ibyo nabyo ntabwo tugomba kubigavuga ibyo ngibyo mbabarire ubyirengagize ibyo ngibyo iryo jambo warugizeho ibi ngibi umuntu yangereye inama ati gode fata ibyo ngibyo bireke kuko ibyahabereye nagahoma munwa byihorerekana abantu barekere privacy yabo nabiretse gode fata nagize ikinyabupfura ntabwo ndibuze kubivuga kuko nagiriwe inama n'abanyabwenge kandi urabona ngewe biterwa n'abantu nakiri hano hari abantu bakuru I will be professional uyu munsi mureke mbe professional tuze kuvuga ku bintu kuko ni it's very very sensitive iki ni ikintu niba byagiye no mu nkiko byagiye no muri ribu ahangaha ndaza kugira ikinyamupfura tugende gato ntabwo ndibuze kwinjira mu bikorobero byabereye hari ko biteye agahinda tubyihorere so tugaruke gatoya ikintu gitangaje hoteli ya se w'umugeni Delta yegeranye na marara muraza kumbwira birakwiye ko mu mivugire bashobora guharabika iyi hoteli bashobora guharabika marara ariko bagapromotinga Delta birakwiye ntabwo bikwiye na gato ariko barabikoze baravuga ngo hari hoteli iri iruhande baduhaye service nziza ndetse ku mafaranga make 12,000 iyi hoteli abageni barimo kuvuga ni hoteli ya se w'umugeni bro uyu musaza uyu mugabo nyiri iyi hoteli Delta yarari muri ubu bukwe muze utaza kumuvuga izina ntega amatwi muze uretse gato reka nibarize uyu musaza nyiri hoteli
iyo ubona bafata business ya mugenzi wawe muri mu kompeta bakayirimbura bari gupromotinga hoteli yawe Delta idafite standard nk'iza marara, uraryama ugasinzira. Niba service hotel uretse gato, kuki wemereye umuhungu wawe akajya gukorera ubukwe muri marara kandi uzi ko hotel yawe ifite service kurusha iya marara? Kuki mwarese akajyayo? Icyo ni kibazo nibaza. Ntabwo bikwiye gufata hoteli muri hoteli competition, ugafata hoteli yanyu ukavuga ko itanga service nziza, iyo umuturanyi yaguhaye service ukayandagaza muri aka kageni. Ntabwo bikwiye. Iyi hoteli aba bageni nge nageze navuga ngo bagiye gufata hoteli marara bashaka kugira ngo bayishyireho igisebo kugira ngo izabo zipromotingwe. Hoteli ya se y'uyu mugeni yashizwe, yaravuzwe, ivugwa n'aba influencer bavuga ko yo itanga service nziza, bavuga n'ibiciro batangira breakfast. Bishoboka bite ko ushobora kuzuga promotinga hoteli ya Sko ugaharabika yaguhaye service? Ibi bintu ko mutabivuze mu bintu byavuzwe no muri urusaku rwabaye kuri social media, ko tutigeze tubona abantu bakomoza kuri hoteli yise w'uyu mugeni. Kuri ibyo bintu byagizwe ubwiru, ntimutubwire ko ise w'uyu mugeni afite hoteli bagikanye na hoteli marara, ndetse no muri uku guharabika marara iyi hoteli bayishyize mu majwi bakavuga ko yabahaye service nziza na breakfast iryoshye cyane mu 12. Iyo bataza kuyigira bari kugwa ku kibuye. Muri kumva icyo kintu? Iyi hoteli Delta tugereranyije, ngiye kugeza amasaha tugereranyije na hoteli marara, iyi ngiyi ni nka moteri, ntabwo service zihuye na standard, ntabwo ari zimwe. Iyi hoteli Delta yatetse ibyo kurya, isavinga ibyo kunywa, bakabitwara mu bwihisho bakabitwara muri marara, kuko iyi hoteli ni yase w'umugeni, ntabwo babishyuzaga. Ibyo biciro ni ibyo binyobwa nibyo byo kurya, wowe utubwiye ko hari brushette zagaragaye, umuriro ugarutse basanga ibinyobwa n'ibiribwa bindi biri muri hoteli ariko bitigeze biserva n'aba bantu bo muri hoteli marara. Aha tugiye kubisesengura mu magambo yimbitse, ni igitero hoteli yateye ku yindi, ni igitero cyatewe ku yindi hoteli. Tugende gakeya abantu mwe. Ibi bintu byose ntabwo byavuzwe mu biganiro byavuzwe, nta muntu wigeze uvana ijambo mu kanwa ko uyu musore w'umugeni hoteli Delta ya papa we ibangikanye na marara yajyanye ibyo kurya cyangwa yohereje ibyo kunywa rwihishwa muri hoteli marara muri aba bageni. Aha ngaha mu magambo yakoreshejwe bapromoting iyi hoteli ya se w'umugeni, ariko baharibika hoteli yindi yabakiriye, ntabwo bigeze bahingutsa ko iyo hoteli ari iyabo. It's not fair. Aba bantu basohoka muri hoteli basohoye ibikapu rwisha, ntabwo bigeze basezera muri hoteli. Niba bari bahawe service mbi, kuki batafesinze management ya hoteli bagihari bakavuga ati rero service mwaduhaye ntabwo ari nziza, turabigenza ukunuku? Oya, baratorotse bakavanamo ibikapu babitwara muri hoteli yabo. Ntabwo ibintu byigeze bivugwa. Bafataga ibikapu n'ibintu byabo bakabitwara muri hoteli Delta ya se w'umugeni ituranye na hoteli marara. Abantu bo muri marara bakavuga ati no, abantu baracyari maha ngaha, nta kibazo, anytime baraza kudusezera. Message nkuko pundi tabitubwiye, message cyangwa invoice bayibahaye, ni gute clearance ntigeze ibaho muri iyi hoteli kugira ngo basezere? Bikanze abageni bagiye nk'abagiye kunyara, ibikapu byari byamaze kwinjizwa muri hoteli yabo ituranye n'iyingiye, byamaze kugenda tayari. Niba ibaruwa yanditse ivuga ko hoteli marara nidasaba imbabazi kugenda k'umuriro, bafite miliyoni 6 bari buze kuyandagaza bakayise bitazigera yeguka ukundi, ibi ngibi byo muraza kubivugaho iki? So komeza punda, komeza utubwire uko byarangiye.
hoteli yiyambaza umunyamategeko agerageza gushaka ko ibintu byakemuka hatabayemo ibintu by'induru n'ibibazo bikomeye, kubera ko buriya mu nzira zo gukemura ibibazo ubundi habanzaho ibiganiro byakwanga, hakabaho ubuhuza bwakwanga, hakabaho inzira z'inkiko. Byaranze izo nzira z'ubuhuza kumvikana byarananiranye, nibwo hatangiye nyine atake ku mbuga nkoranyambaga, space pote, ubuhamya bw'abahawe serivisi mbi, amafoto y'ibiryo bibi bitajyanye ngo na standard y'inyenyeri 5, kandi nta nyenyeri 5 ifite, ni bazahabwa inyenyeri mu mpera z'uku kwezi, nta nyenyeri n'imwe bafite. Ubwo biba ngombwa yuko ubona ko nta kintu cyo gukora, kuko urumva ku mbuga nkoranyambaga umuntu uvuga niwe ufatwa nk'ufite ukuri. Chateau marara yemeza kugana inkiko baregera kwishyurwa no kuba baharabikwa defamation nyine, kubera ko ifashe ntekereza ko nyungwa no gukurikira, kuko RIB yamaze gutangaza ko ikirego cya Chateau marara yacyakiriye irimo iragikurikirana. Twebwe icyo dutegereje no kumenya ngo ikirego procedures zagenda bite, noneho n'abahawe serivisi mbi nabo ntekereza ko bagomba gutanga ikirego nabo, kubera ko ntabwo ntekereza ko bazategereza guhamagarwa ngo bisobanure, bakabaye nabo batanga ikirego. Ubundi hakabaho kubwo tubona impande ebyiri, uruhande rwishyurwa n'uruhande complaining service mbi, tukabona izo manze ebyiri uko ibiganiro byaranze. Kuko ndira amafuta cyaracaye kumwe nkoranyambaga y'amafunguro bavuga bahawe kandi ari ay'abakozi mu gikoni, ukareba ibyo byose byanditswe, izo baruwa, urabona ko ibiganiro ku neza byaranze nyine. Okay. So ngayo nguko ndumva ntabwo ahangaha ntabwo ukuri bisaba kugira ngo tumare umwanya muremure, no, ntabwo ariko bimeze. Aha hantu harimo guharabika gukabije kutashatse kuvuga. Abantu baraza hano, izi za nyirabutisiga zikoresha social media ziraza hano zirarambarara, bagaragara ko bahawe service mbi. Ntabwo mwahawe service mbi. Aba bantu hari byo ntari buza kuvugira aha, ariko niba na ngombwa igihe kizagira umuntu abituritse. Ariko ahangaha habayeho guharabika hoteli. Ntimwigeze mu bintu byavuzwe, no ntimwigeze babahingukiriza ko mu kwandagaza marara bapromotinze hoteli yabo, hoteli ya se. Niba bari baha service mbi kubera iki batafashe hoteli ya se? Ariko niba mwabyumvishe neza, mwumvishe aho intandaro yavuye. Intandaro yavuye kutabagabanyiriza ibiciro, kandi hoteli yatanze promotion. Ibi ngibi urumva ko habayeho kutumvikana na management, bakajya gushaka nimero ya CEO cyangwa ya nyiri hoteli marara, bakamuhamagara mu Bufaransa. Amakuru mfite, uyu mugeni ngo yavugishije uyu musaza, ibiganiro ntibyagenda neza. Uyu mukobwa, uyu mugeni aramwubahuka, umusaza agira amubwira ati mwana muto, basi noneho ibya business cyangwa ibya business reka tuse nk'ababyirengagije, basi mvugisha nk'umubyeyi, nk'umuntu kurusha imyaka, kuko urukumvugisha ni kinyabupfura gike. Basi nk'umubyeyi w'umunyarwanda gerageza gushyiramo ikinyabupfura mu kumvugisha, kuko ndakuruta. Aya namakuru angeraho. Uyu musaza, uyu mukobwa mu kumuvugisha yageze, nuvuga ngo aba bageni banze kumugabanyiriza ibiciro. Hari ikintu mutari kumva, baragiye barabukinga, barabagabanyiriza uburyo bagombaga kubagabanyirizamo, bararanja. Ariko amakuru mfite, hoteli kuko ngo iganwa n'abifite gusa, bageze muri season wasanga ari bari baraplaninze bashyiraho n'ukwezi, bavuga ko icyo gihe nikigera bazashyiraho promotion noneho n'abantu bafite ubushobozi buke bakagana iyi hoteli. Ibyo birakorwa, urumva ni gahunda za hoteli. So umugeni akimara kubibona, ariko yaramaze kubukinga, nibwo yegereye nyiri hoteli management, aravuga ati no, ibi ni gahunda yari iriho yakozwe, mwe mwamaze kubukinga, mwamaze kwishyura 30%, ntibyakunda. Aravuga ati wowe uramenyera ko hoteli atari ya so, reka shake nimero yihamagarire nyiri hoteli. Bahita bahamagara nyiri hoteli marara. Aravuga ati wavuganye na management, ntabwo ndi mu gihugu simpari, diringa nabo bantu. Umugeni afatiraho kugera naho yubahutse uyu musaza mubwira nabi. Marara aramubwira ati ngaho mbabarira basi, ibya business tubishyire hanze, mvugisha nk'umubyeyi w'umunyarwanda, urimo kumburira ikinyabupfura, uri kunganiriza nabi.
ntabwo ari ukuri cyo wakabayunganiriza. Twumvikane mwumve neza cyane. Uyu mugeni ngo ahita ava kuri telefone aragenda. Umusaza ahamagara abakozi barababwira ati umuntu mvuganye nawe afite amarere kandi ambwiye ko bafite imbuga nkoranyambaga, mwoka byaramwe bakozi beza mwiyeranje muhereza aba bantu service irenze izo mwahaye abandi bose, ntihagire ikosa rikorwa. Ibi ngibi nibyo ni umuntu wari wese abibwira abakozi, n'uwari wese ntekereza ko izo ni imvugo zikoreshwa kenshi. Agera naho ababwira avuga ati icyumba cya VIP iyo residential muze kwibahera ku madolari 700, sinzi amafaranga anga hari, muze kuyabagabanyiriza cyane bishoboka. Yewe ibyo kunywa bidasembuye fanta ya hariya ni 3,000. Aravuga ati kugira ngo abantu tutandukane n'abamahoro muyibahere 1,500 muyikure kuri 3 baze bishime ubukwe bwabo bugende neza. Niki iyi hoteli itakoreye aba bantu? Bagombaga kwakira abantu 200, bagombaga kugaburira, bagaburira abantu 288. Twumvikane. So ibi bintu byose ntabwo byavuzwe, ariko ikintu gitangaje ntabwo bigeze batubwira ko iyi hoteli yaba bageni iyo bita Delta ni ya se. Uyu musaza ikintu cyambabaje, uyu musaza yarari muri iyi hoteli yaratashe ubukwe bw'umuhungu we, yararetse abana be bandagaza hoteli y'umuturanyi. Bro muze nyiri hoteli Delta, hoteli y'umuturanyi yatanze service mbi wabihagararaho ku buryo ureka abana bawe bakagera bakayandagaza kuri aka kageni? Uyu musaza ntacyo bimutwaye kubikora kuko marara kuva higereye hariya hoteli zabo zaguye mu gihombo gikabije kuko yaje ari hoteli nini kubarusha. Tugaruke mu bunyarwanda. Uyu musaza ufite business se waba bageni ko watashye ubukwe muri la hoteli y'umuturanyi, birakwiye ko ari kureka abana bawe bakajya kuri hoteli y'umuturanyi bakayikorera ibyo bayikoreye aka kageni? Hano harimo akagambane. Nasigaye nibaza aba bantu baba baragambanye n'abakozi bo muri rege umuriro ukavaho kugira ngo abone icyo basebya iyi hoteli. Tugaruke kuri turiya dusimba. Iyi hoteli yagombaga kwakira abantu 50, yagombaga kwakira abantu 60. Yakira abantu bangahe umusa? Hoteli ifite ibyumba 2, ibyumba 20. Ibyumba 21 ku bantu 63 ubwo urafata icyo kimwe cy'abanyacyubahiro cy'abageni 2, ibindi 20 ubwo bugabanye 62 ubwo uragabanya imibare wumve nyine abagiye. Murumva ngo icyumba cyari kirimo abantu bangahe? Namwe murebe abo bantu hoteli mu byukuri abo bantu bari aho ngaho ari vavier ari abantu abo bantu bari kwa control bati baraba control nibyo. Ariko ikintu badashaka kumenya, ndakubwiye ngo imiryango ntabwo yigeze ifungwa, ntabwo imiryango yafungwaga harimo imiziki, ntabwo imiryango bari bayigize nk'akabari. Ariko noneho wibuke ibyo kurya biri kwinjiza giforode biri kuva muri hoteli yindi yabatekeye. Ni ukuvuga ngo gahunda yari iriho muri bariya abantu 280 barimo hariya bicayemo hariya bari batekewe muri la hoteli yo kwa se w'uyu mwana w'umugeni. Ntabwo ibintu byigeze bivugwa, ibyo kurya byinjijwe muri hoteli itabizi. Ndetse abantu bo muri hoteli marara baravuga ati nta kibazo mubareke, nta kibazo mubareke ibyo kurya, nta kibazo mubareke bakore batahe. Ntabwo bigeze bakomplaininga ku byo kurya byinjijwe bivuye muri hoteli yindi. Reka nze nkubaze ikintu kimwe, aya masaha Mirikorine yatwara ibyo kurya muri Serena ikabyakira? Ibintu ko mutigeze mubivuga, ko mu bintu byose byavuzwe mutatubwiye ko aba bageni hari hoteli ya se iri iruhande. Nicyo kintu cyambabaje gituma nkurikira aya makuru, kuko mu kwadagaza marara aba bageni mu kanwa kabo mu nyandiko no muri space yakozwe na Rameki batubwiye ko uyu muntu yataza iyi hoteli yo kabyara Delta yitaza kubaho ngo ibahereze breakfast iryoshye nziza cyane ku 12,000 batari kubaho. Ntabwo bagiye kugurira ibyo kurya hanze nkuko bayitubwira, hoteli yabo yarabagaburiye.
ariko ikora n'ibinyonyeje n'amategeko, ikafata ibyo kurya ikabidarivenga muri hoteli yindi bitemewe n'amategeko. Mu mikorere y'amahoteli ibi ngibi ntabwo ari byo. Ibi ngibi ko mutigeze mubitubwira. Iyi hoteli Delta ya se w'umugeni yaba ifite akaboko mu guhindanya hoteli Marara? Yabifitemo akaboko? Mwagiye kuri hoteli Marara kuyikodesha muretse hoteli ya papa wawe? Papa si ari uko wakunze. Bro, tuvugisha ukuri. Niba muvuga ko hoteli yanyu yabaye service nziza cyane kandi ku mafaranga make, kuki atari yo mwateguriyemo ubukwe? Kubera iki atari yo bateguriyemo ubukwe? Ni iyihe mpamvu yatumye aba bageni bareka hoteli yabo bakajya kuri hoteli Marara? Bifite amashusho na serivisi n'amaviri gajyanye n'ibyo bifuzaga, kandi n'amafoto bafashe ubona ko ari meza cyane. Ese wagira ngo ni muwe. So hano rero ikintu kiriho, habayeho guhindanya hoteli Marara bapromotinga hoteli yabo. Iki kintu abantu ntibakibagirwe. Ariko njyewe ikintu ndibuze kubaza n'uyu musaza nyiri hoteli Delta, ise w'umugeni yarari muri ubu bukwe, ku kintu abantu batamenye. Yari muri ubu bukwe kubera iki? Muri ubu bukwe wa musaza we wemeye ko bahindanya hoteli y'umuturanyi mugenzi wawe ufite business nk'iyawe. Ibi bintu byakwakirwa bite? Tubivugeho duti ibintu twabitwa byasobanurwa bite? Ibi bintu byasobanurwa bite? Turabisobanura dute? Hano habayemo akagambane. Nje nageze naho nibaza no rwose akimagiye, eske birashoboka ko? Nageze naho ntekereza ndavuga se aba bantu kugira ngo babone urwitwazo kugira ngo babashe guhindanya iyi hoteli, haba harabaye akagambane ku buryo abakozi barege bakasa umuriro. Impamvu y'utu dusimba kwinjira mu byumba, ntabwo abantu bigeze bafunga imiryango, bari bahagize nk'akabari. Okay, punda ati ndabari kindi wongeraho wacyongeraho, hanyuma noneho aba bajene bafata ijambo, ntabwo ndi butinda hano. Guys, mutapinga screen kuri TikTok. Please tap the screen. Abantu magana 5 mutapinga screen. Tugiye guhita tuva kuri TikTok tuzana. Tap the screen. Abasabye gutapinga screen. Please, dutsinduye umuntu. Yose birananga biyambaza rege y'Ikigali, ntago umuriro wabuze ahantu hamwe ngo nakagamba nta kabayeho. Ariko nanone ntago wavuga ngo abantu bagiye ku promotinga Delta kujya bagize izina rya Chateau Marara, ahubwo ni wa muzinyo kuba kwifuza kugabanyirizwa bitarabayeho muri cya gihe bari barashizeho promotion, no kumva yuko nyine umuntu afite imbaraga ku mbuga nkoranyambaga ibyo ashaka byaba bitaba akihorera cyangwa se agakoresha izo mbaraga. Birakora cyane. Ntabwo wahita wemeza ngo nanone ngo Delta ngo yatumye ibyo ntabwo wahita ubyemeza, kuko ni habaho n'amaperereza wenda ribu. Ntekereza ko abantu bakuri kino space hatabura abantu muri ribu bazakora iperereza ryimbitse, abo gukora investigation agaragari wenda n'ibindi birenze. Guys, follows. Ntekereza neza ko ibyo bibazo bindi nyuma bitari kuvuka, ariko n'umuriro kuba wabura nanone wakumva uruhande rw'abageni ko umuriro wabo isaha yose. Ibyo bintu tugiye ku ruhande rw'abageni, ntabwo nanone standard ya Chateau Marara yakabaye idafite hoteli automatique yiyatsigiye umuriro ugiye. Izo ntabwo nanone ari impamvu zo gusobanura bose ku buryo wamara isaha yose. Guys, one rows left. Umuriro wagiye, ibyo ntabwo ari igisobanuro na kimwe. Standard iri imeze neza kuriya cyane, bakagize none moteri yiyatsa automatically umuriro warega ukibura. Ni muri yitabura n'izo nzoga zabo ntabwo zari kubasha kuzumva bahengereye igicuku cyangwa se umuriro ugiye barazijana. Ariko nanone hoteli yagize uburangare bwo kuba idatsaka imodoka zinjira ngo barebe mu mabuto. Ni gute inzoga zinjira ukarika abantu ntusaka, ubwo se binjiza ibisasu bakarasa abantu. Ni uburangare twakanenze. Tunenga imana zose nitureba uruhande rumwe. Reka umuntu yinjiza inzoga agahembera mu rugi akazinywa zihenze kuko wenda udafite ubushobozi bwo kuzigurira.
ese ubwo umunsi abantu bo b'ibyibe bazinjira mu modoka bakinjiza ibisasu bakarasa abantu bize wese hoteli bakayirimbura, ibyo nabyo ni ibintu byakabaye bishyirwamo imbaraga. Nabo mu cyumba atishyuye akagenda ntihabeho ko management ivuga ati umuntu ntabwo arishyura ukizera ngo uramwa WhatsApp contact ngo uramweza invoice. Ni ngombwa ko habaho nanone attention, umuntu agasohoka yishyuye ariko rero imodoka yinjiye igasakwa. Nujya muri hoteli zane Kigali imodoka yose yinjiye irasakwa, nubwo waba urimo ugasohoka ukongera ukagaruka baragusa. Hari ahantu uri kutari kumva ikintu cyo kintu utari kumva hanga niho muri kumisinga point. Ibinyobwa barabizanye babipakira muri hoteli ya se, niho byavuye byinjira, niho bagiye uretse gato ntabwo imodoka zinjiye nta binyobwa birimo, bagiye barabizanye babivana i Kigali bishyira muri hoteli ya se, byagiye biva muri hoteli ya se. Hari n'abari bitabiriye ubwo bukwe bari bacumbitse muri hoteli. Urakoze cyane. Ibyo utabivuga, ibi ngibi byo utari kubivuga. Okay. Abantu barasatswe ibinyobwa punditi, ibinyobwa byavanwaga muri hoteli ya se w'umugeni Delta, urimo kunyumva, bikazanwa muri ki muri Marara. Wasobanura ko ikinyobwa biva muri hoteli imwe bikinjizwa mu yindi kandi muri kontara bitarimo ukabyihangana, sibyo wabisobanura gute? Hari ikintu nawe wisubiye mu magambo ahangaha ndakwibutsa ko urimo kunyumva ibyo byararipotinzwe, ariko reka nkwibutse ko hari briefing yari yavuye ko uburetse gato wowe ntabwo uri kumva ko service uyu musaza yaravuze ati mwoka byara mwiyeranje aba bantu n'uyu musaza bitewe mwiyeranje mubahe service nziza mutandukanye n'abamahoro. Uri kunyumva ikintu mutari kumva? Ibyo se bivuga kwinjiza ibintu bitari muri gahunda. Ngaho reka twumve Clement afata ijambo twumve point y'abantu. Urakoze Pundi. Guys sniping please. TikTok someone snipe please. Someone snipe. Thank you so much. TikTok ngiye kuza kubahereza ijambo muzamuke mutange point yanyu. Someone snipe. Kandi wibuke ko thank you Paul. Tension yazamutse kuri abo bakiriya no kuri hoteli. Nyiri hoteli. Guys mu tapping screen ngiye gukina umukino mpite nzamura abantu nange muze mutange ibitekerezo. Let's go mu tapping screen please. Gerageze kubahanduringa mwirinde ko bakomeza kuzamura uburaka. Ego. Wowe byivugiye. Nwango umusekirite uri hariya ni warabibonye ni babiri. Wo ku gate ya handi no haruguru. Bari abantu. Thank you Paul. Guys times 3 barakuba kabiri baradukubira kabiri. Guys let's do this together. Abantu babiri bashaka guhagarika ati cupa wibyinje. Guys let's do this together. Twagiye barakuba gatatu. Pundi turahari. Tuwasi aho yari igeze. Uko yari maze. Guys times 3. Urumva tuwasi yari yahindutse ntabwo yari tuwasi uri normal. Sendawuti. Erega Pundi n'impamvu gusaka cyane. Guys tap the screen mu tapping screen TikTok twitangiye kuvayo bitengarwa no kuri TikTok inkuru tuyizana. Mfite amajwi nabonye avuye muri la hoteli. Reka manze mbereke ahanga kambereke ngiye kubereka kuri TikTok hari bakirondogora kambereke facture kwanza. Ikintu cyateye umujinya bariya abantu TikTok murahari mu mama roses. Guys nkeneye to Donald murebe mundebere namwe mundebere hano mwayibonye facture ngiyi facture muri Chateau Marara murayibona guys. I need the roses murebe facture muri Chateau Marara namwe muri abantu bakuru guys. Nkeneye amaroza drop the roses nkeneye muri umpagatima kamwe nkeneye umuntu umpagatima harabura akantu gato guys harabura akantu gato drop something Jesus harabura tayari. Thank you. Mure facture yo muri Chateau Marara byose ndabifite ndaje ngiye kumena umuceri ndakina amajwi mureke gufata side imwe barakuba gatatu baradukubira gatatu any gift you drop barakuba gatatu please.
iyo bariya bageni badaprofita umuriro bari kubyinjiza baradukubira gatatu anything you drop barakuba gatatu abajya kure bari anything you drop baradukubira gatatu drop anything gara anything barakuba gatatu twagiye zideranje umuriro kugira ngo babone uko binjiza ibintu ibyo byose nabihamya ko sinarimo guys barakuba gatatu drop anything you have yavuye Kigali yuzuye amayoga ubundi y'umuriro ugumaho ntihagire ikibazo cy'umuriro izo nzoga zari ku guys baradukubira gatatu anything drop something you have ikindi hoteli hariya ahantu iri mwese murahazi ni ku mazi bro niyo haba ari hoteli imeze gute hanze ku Kivu haba hari ibisimba biguruka haba hari guys tap the screen please tap the screen uko cyaba kimeze kose niyo cyaba kiri presidential imibirinjiramo nawe twabaza imibare nk'uko yitubwiye dusanze byibuze buri cyumba cyarimo abantu batatu guys tap the screen and be ready to snipe barimo bitegura ibirori umwe arasohokaga undi yinjira binjiza ibintu bacekinga naho uko umwe ameze undi ameze yenda ntibari banafite n'uwo mwanya wo kujya gucana twuma twica imibu no kugira ayo mamustikeri kandi oya ntabwo ari ya hoteli niyo kwa nyoko iyi facture ni ya hoteli ntabwo ari ya hoteli niyo mu rugo rwaso no sense niko wabwangatiwe harya hoteli facture ya hoteli imeze gute wakiwerewerewe urandebera iki gicucu niyo kwasko ntabwo ari ya hoteli gazi mutapinga screen ra turandebera kino kigo rye ntabwo ari hoteli ntabwo ari facture ya hoteli niyo kwa nyoko niyo kwaso yarabivuze mu space yarabivuze muri space yenda ntwari uhari ko yarwaye ntabwo ari final invoice wabwangatiwe izi nizo hara kuri ntuza kuri reception kigo rye gazi snipe gazi mu sniping urandebera kinaga hatari ya facture ya hoteli ibigoje nk'ibingibi wasanga kuva ku gisokuru y'isokuru cya nyoko utarakandajya muri hoteli wamase warangaza ngo ni ya hoteli ni yiki niba tari gazi snipe nangahe baza bagafata nk'iriya hoteli bo bakagendera ku maranga urukumva hatari facture ya hoteli kumanyoko gazi tap the screen tap the sniping intuza kuri hoteli ku gikorwa kingana kuriya hawe wowe niba wari uhari narayobewe ngiye go defanda ku giti cyawe narayobewe abantu banga mu gihe negativity tora ketwa ruburoro gusa urumva ubu shita hoteli guys mu sniping guys snipe this game. Thank you so much Paul, thank you ufite gloves thank you ibintu byanga bigira negativity kazi k'ikiruka nta bantu gifite tumuka nawe mbiranga nukuvuga ngo ari kintu mutabashije kubona muri iyi story ibi bintu birababaje dufite abantu bro abantu ntibakaze gukinira kuri business z'abantu birababaje umuntu gufata miliyoni na miliyoni z'abantu agafata miliyoni and millions agakora hotel nk'iriya hanyuma hakaza cocho de la folle bakaza bakifata hotel kuri miliyoni z'umuntu bakaza bakarimbura bakoresheje social media ntabwo iyi hotel ngewe nyizi ntabwo mbazi ariko nakurikiye akantu ku kandi bro birababaje reka nibutsa abantu ko dufite igitaramo kiri kuba Montreal kizaba tariki 23 nko muri kureba hano abantu ba Montreal mwamaze be ready and you're gonna win this one. Hi Akumi. Guys, let's go. Ntabwo gufatanya nigeze nishura ariko nanga karengane ibi ngibi nanga umuntu hohotera undi ntabwo izi nshinzi zo muri Mackenzie erega nabonye na nyiramutuku ibi bintu yabyinjiyemo nabonye Mutesi Jori nta kibazo ngira nawe ariko nabonye yabyinjiyemo ngo nabantu uzango cyangwa nabakwikwi bro ntabwo ibi bintu ari byo guys barakuba gatatu mutapinga screen baradukubira gatatu please baradukubira gatatu guys let's go baradukubira gatatu anything you drop baradukubira gatatu thank you so much Paul support Paul baradukubira gatatu baradukubira gatatu drop anything you have let's go Montreal tariki 26 hazaba hatse umuriro thank you everybody anything you have drop anything you have tuzaba dufite ivuga ngo iyi show izabera Montreal aho tuzatumwe na Big Fizzo bizaba ari mama yake ibintu bizaba rakasa mutwe ntimubure mureke tuhahurire kandi nyuma yaho muzamenya ibindi bintu muhishiwe let's pray here mukanya naza makinira amajwi muraza no kubona kuri Twitter ntabwo ndi buhazane ibi bintu byaha ngaha ariko hano kuri TikTok ho ni showbiz
ndahazana ibintu byabereye muri la hotel abana baracumitanye papa habereye ikintu cyo kurongorana amatirisamu yarariwe byose ndarunda hano muraza kubibona nk'amiyaga kuko niba bazanye ibintu hano hanze nkeneye 70 roses nkeneye amaroses 70 ufite akatima ufite utudonadi mu droppingemo drop everything you have nyuma twitangiye kuyivanaho barane barakuvugana vanaho guys mu dropping ibintu mufite nkeneye amaroses ku bantu batandukanye amaroses ku bantu batandukanye amaroses umuntu ufite agatima na kadroppingemo ku bantu batandukanye and tap the screen mutap the screen please niyo service mbi ntabwo ari wiyo nkeneye amaroses ku bantu batandukanye I need 70 roses niba umuntu ufite agatima cyangwa utudonadi na tudroppingemo please drop the roses amasegonda yamfashe guys please mane mubikore afite amasegonda 10 yonyine come on ubu abantu 500 habuze umuntu dropping roses kweli service mbi zabaho ntawe uzishyikiye yewe Kim warabivuze turi kuganira n'abandi bose barabivuze ntawe ushyikiye service mbi ariko twikuremo ikintu cya fanatisme nk'urubyiruko tujye tubanza dukora investigation nuko tutari abanyamakuru ariko ni byiza ko tuba dufite nk'umunyamakuru nk'uyakaza akatubwira ati kandi umvise ko nta ruhare wagiye wavuze uti yenda umuriro warabuze bakagombye kuba bafite generator Sunday ni byiza ntuzamaze kuvuga Clement amaze kuvuga fly high ijambo ni ryawe hari nambe akanya gatoya yego punditse aracyahari ndakumva guys twagiye guys snipe hoteli nta hoteli guys snap bureau to snap this moteri ayifite ariko rira joro ndege zaracitira z'imashuti yanjye bari bafite moteri ngo clarifying moteri irahari irayifite ahubwo yaratumye ziracirira zimwe habaye ikibazo gituma idakora ririya ariko kuba hoteli ifite moteri Jesus Christ sinzwe barandashe barambaze bambagiye ibisiga abantu 150 ndatsinzwe hagira umuntu ukora ibitangaza mu ndebe ndapfuye godfata yego nakugoma kugakarifayinga kugira ngo batagira ngo hoteli yareze uko bayishyize mu mbuga nkoranyambaga hoteli yareze mbere yuko ibi guys ubu ngubu koko hano abantu 150 ntawe ushobora kureba ngo nkunde nubwo mutanze social media so akona ko hari icyo kavuze kima sinzwa ndebera dore ubuntu tinze ukuntu ameze anybody who can snipe kandi abantu mfite hano kuri pano ngiye kwandika ibaruwa ifunguye nyandikira umuntu bita iribagiza mujye kumushakira Fabrice urahari ndakubona nta muntu ushaka gukora ibitangaza abantu bose hano n'abaroko aba diaspora ko mwabyuse mwakoze ibitangaza anybody ucyubahira umugomba ndagira ngo abanza avuge ndavuga nyuma ye guys snipe ariko se hageze nk'umuntu manura ziriya ndege nakubuza nkivugira ariko hari navuga nyuma yuko uri mukuru wanjye sinavuga ataravuga ngo iki uwo ninde hobe barahari bro nkomeze gutfata reka bitangaza hobe naba disponible aravuga afata umwanya uvuge ko ntabwo turuze gutinda kuri space please okay reka mvuga utuntu tubiri akantu ka mbere ngewe ntabwo ngira uruhande na rumwe mpagararaho ariko hari ibintu nza kurwanya ku mpande bigira ariko uruhande rwa nyuma rwo n'uruhande rukabije rw'abantu wowe kubashebeje hoteli kandi bashebeje wowe mbwiye ngo gabanya induru kankuboroke gabanya induru reka nkuboroke maberanyo si uri kuri level ya 0 wamasewe ndakuborotse kabisa foro yawe ndayihombye tumuka gahambe nkuboroke bikurebe uzongera nurikanze ngo amahirwe yanyu makavuki gazi mu tapping the screen no kuri stade twarayibona mu tapping the screen ndabasabye mu tapping the screen mureke dutsinde uyu mukino please tap the screen abantu 400 dutapingiye rimwe ni 1600 ni 1200 ufasha agatoki kawe ukagashyira kuri screen ya Godfather ni 1600 please tap the screen icyakabiri turava muri iyi nkuru mwabonye video mubonye video ya Kate Bashabe ari kubwira umugabo ngo ndikumva nakumira nk'umuntu uri kurya breakfast
uyu mugabo muri gym yamubwiye ngo ndashaka kukumira, ngo ndikumva naguhuta nkagira ngo nkakumira. Uyu mukobwa afite ubushyuhe, ngo ndikumva nakuyongobeza mu kinyarwanda. I can eat you like snacks, ngo ndikumva nakurya nk'utwo kurya twa mu gitondo. Nikanzemo ngo arumva yamira umwana wa perezida ngo nkaguhuta nkagira ngo akamuhorobya. Ngiye gukenera agatima kamwe n'uturozezi. Please drop anything you have. Ndabasabye gift yose wampa mushyiremo ahangaha nona. Baduhe speed challenge ndabasabye. Bantu banjye. Guys, mu dropping ama roses abantu yose muyafite. Mwese hamwe mu dropping rimwe roses. Please mu dropping rimwe roses. Niba ari umuntu ufite agatima nagashyiremo. Utudonadi drop everything. Buri muntu nashyiremo ibindabyo mwese mushyiremo rimwe. Dusigaje amasegonda makeya. Please haje umuntu ushyiremo nk'agatima kamwe. Haje umuntu ushyiremo. Yes, thank you so much Ange. Tura mudushiremo. Turapfuye ndapfuye. Guys, mudushiremo. Haje umuntu dropping nk'akandi gatima. Thank you so much. Thank you Dabo. Deborah, thank you. Bagiye kudukubira gatatu. Paul Muntabare. Mureke mutsindi uyu mukino nanjye. Any Galaxy, any money gun mudukubire. Guys, munkubire. Urohereza. Thank you so much. Indabyo iki byose mu dropping ikintu cyose mufite. Thank you. Bashyizemo gloves. Ntagiye mu rushyiramo indabo muzireke. Guys, zamukara muri gloves barakuba inshuro 8. Baradukubira inshuro 8. Please do it. Oh, raka. No, thank you Paul. Thank you. Kanda muri gloves hejuru. Hagira umuntu kanda muri gloves wohereze gifts unyuze muri gloves hejuru arakura inshuro 8. Please do it. Thank you Ange. Baradukubira inshuro 8. Inshuro 8. Any gift you drop baradukubira inshuro 8. Oh my god. 8 times bro. Thank you Ange. Guys, mu supporting it. Let's go. Raka Wizi, thank you my brother. Haraka. Ndapfuye yanambutse. Oh no. No. Iyi shaitani, uyu murozi kazi ndamugirane. Ndebera nageza nuje ibihumbi 4. Come on. No. Paul, ndebera niba ufite indi gloves please yishiremo. Guys, abafite indabo mu dropping noneho, mu dropping ikintu cyose mufite. Anybody who can drop this flight jet. Tayari. Yes. Memorete ntagiye murushira indabo muzihagarike. Guys. Indabo muzihagarike. Guys, munyure muri gloves hejuru. Kana muri gloves bakora inshuro 5. Anything you drop. Bro, Muntabare barakuba inshuro 5 please. Ndapfuye. Guys, mukoresha gloves ndabasabye. Oh my god. Guys, baradukura inshuro 5. Hajye umuntu unyura muri gloves hejuru please. So much. Guys, thank you. Guys, I'm tapping the screen. Thank you everybody. Thank you so much. Oh my god. How are you? Guys, stop the screen, guys. Stop. Ndapfuye uyu nguyu ni mu tapping the screen. So reka dufate hobe, ntabwo tuza gutinda hano, icyo nashaka kuvuga Godfather, mureke cyo twita ikibi, mureke ikibi cyitwe ikibi n'ikiza cyitwa ikiza. Ngewe ntabwo ry'imboga, iyi hotel sinyizi, nakurikiye amakuru, ntabwo ibi bintu dushishikarizwa na RIB batubwira ko tudashobora gufata imbuga nkoranyambaga ngo tuzikoreshe duharabika. Biratangaje kubona aba bakobwa aribo bamaze igihe kirekire batabaza bavuga ko social media baharabika, bagakangisha ko bagiye guharabika hoteli ibikorwa remezo mu gihugu bakoresheje social media. Ibi bintu biti yari murangira bitubwiye avuga ko twamuhostinze inshuro zirenga 3. Bivugwa ko social media ntabwo ari zo guharabika. Biratangaje kubona umuntu nka Mutesi Jolly ashobora gufata iya mbere gushyigikira umwana nk'uyu nguyu yo guharabika kuri social media, kandi nawe yaraharabikiwe kuri social media tukabirwanya. Ntabwo ngenda mfata side. Mutesi Jolly ari mu bantu baje hano bashyigikira ko iyi hotel atanze service bikanatara ahari. Shame on you. Ntabwo bikwiye. N'abandi bose niba social media ngende ku ruhande rwo kuvuga ngo social media ntabwo igomba gukoreshwa mu guharabika.
twabirwanije kuva ku munota wa mbere. Ibi bintu nibyo byakoreshejwe. Biratangaje kubona umuntu ashobora kujya muri media mu rwandiko rwanditswe umuntu akavuga ko niba tabahereza this account ni byahereye kera bari bubaharabike muri social media. Ndabaza ribu birakwiye ko umuntu ashobora kugira naho ashyira mu nyandiko yandikira hoteli ko nitamukorera ibyo bari gusaba bari buje kubaharabika bakurikirwa bagashyiraho n'umubare ubakurikiye, akavuga ko umuntu akurikirwa na miliyoni 6 nadahabwa ibyo ari gusaba arakoresha miliyoni 3 mu guharabika iyo hoteli. Ibyo biri mu nyandiko. Ribu akarengane kakorewe iyo hoteli kakurikirwe. Uko muhora mudushishikaza guys, followers please mumpereza amaroses kuri TikTok tabasabye. Niba bashobora kudushishikariza ko tugomba gukoresha social media neza, aba bakobwa bakoresheje social media zabo mu guharabika ibikorwa remezo by'umunyarwanda, ubutabera kuri hoteli Marara. Turasaba ko ubutabera buhabwa bukaboneka please. Ntabwo nibuze gutinda hano baharabitse hoteli Marara bapromotinga hoteli Delta ya se w'umuhungu yumwe mu bageni ifatanye n'iriya hoteli muri competition. Ibi bintu biteye agahinda. Turasaba ko aba bantu bapromotinze hoteli yabo bari guhinanya hoteli y'abandi ibi bintu bitakwiye bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Ari ibyo ngibyo ntabwo twe tuza kuba nkabo, nimuza kwitegereza nabibabwiye cyane nk'aba blogger. Abantu bari hariya harimo aba slay queen, harimo abantu bari addicted n'imbuga nkoranyambaga. Umwanda wabereye muri la hoteli yose twarawubonye turabifite. Hoteli mwarayifashe muyigira lodge. Ibyakuremo ntabwo nshaka kubisubiramo. Ibyakurewe muri la hoteli nagahoma munwa. Ntabwo nibuze gutinda. Version ihari turayumvishe ya kabiri tugiye gukora ama space. Twakora ama space menshi. Ntabwo mufite media, ntabwo abanyarwanda n'abantu bakonsoma anything. Kumva ko ufite abantu bagukurikira ntabwo bahereza umwanda wawe wose muri propaganda zawe. Aba bantu bahindanyije hoteli Marara bari gupromotinga hoteli Delta ya se w'umugeni. Nje ndasaba ko uyu musaza nyiri iyi hoteli abakiriya mujya muri hoteli nabagiye gukora ibigize byaha buriya reka nze ndekeraho. Ntabwo ndibuze gutinda hobe fata ijambo n'umuntu wanyuma fata nyuma ngahita muri gahunda zindi. Urakoze cyane reka guys tap the screen. Mutapping the screen ndabasabye. Tapping the screen. Ngiye kuvuga nk'umuntu ushobora kuba narabaye muri ino industry cyane. Guys tapping the screen ndabasabye. Tap the screen. Let's go. Let's do this together. Tap the screen by people. I know we can. Anybody who can snipe. Anybody who can snipe. Anybody who can snipe. Please. Anybody who can snipe. Bashobora kudusnipinga hano. This can be snipeable. Hano bashobora kudusnipinga please. Ntabwo kuba hoteli yakoze amakosa ntabwo bigukuriye kutishyura facture yawe. Ahubwo wishyura facture ukajya kwishyuza ukazajya kurega. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. God snipe. Snipe. Mu byukuri ntago snipe. Ntabwo byari bikwiye ko Thank you so much. abaho ko abantu bafata ibintu. Okay, twagiye hano. Guys musniping. Tugiye kuvayo tuze hano nababwiye ngo uyu munsi inkuru zirangaha n'umuriro. Mugiye kumva amajwi ya Keti Bashabe. Nimba mubizi mu byukuri reka twiyumvire mwana. Okay, ndaje mbumvisha inkuru. Reka ndaje inkuru nyibumvishe. Ukora marketing y'iki. Thank you so much ready. Ariko kugisenya ikintu kimwe gishobora kugisenya. Avuga nti mu byukuri habayeho kwihuta, habayeho ibintu bisa nkaho byabaye akagambane umuntu atazi, ariko nkuko nababwiye yuko habaho manipulation imwe ishobora kuza umuntu akaza akamanipulate. Guys tap the screen. Guys let's do this together. Tap the screen. Tap the screen. We have to win this battle. Let's go. Terus lu karo wong iki. Uyu muntu afite abantu benshi. Mu tapping the screen. Mbona ikibazo kimeze nuko nyuze muri icyo kibazo
bigatuma noneho serivisi zishobora byari biri planifiye ari nabyo wenda uwo musaza amaze kumva yageragezaga gukemura ariko mu by'ukuri binadamaginga n'ibindi. So nkavuga inti rero ngiye ku ruhande rwanjye nk'umuntu ushobora kuba waraye muri ino industry cyane, nzi ko harimo abakiriya benshi bagoranye cyane bashobora no kuba bakwangisha za serivisi no kwangisha abantu aho hantu bitagize, kuko nta hana amakosa adaba. Amakosa araba, nibaza yuko mu mahoteli yose za Marriott za Serena nta muntu utari wabona serivisi mbi, ariko nta wari waza ngo ahita bishyira kuri ntuza, kuko hari process zigomba kunyuramo. Hari process ya management, hari process ya RDB ibishinzwe, hari na process y'ubutabera igihe wabonye serivisi zidashimishije. So nkavuga inti rero ntabwo bikwiye ko wagira ikindi wenda nasoreje zaho twanagomeje no gushinja ino hoteli. Fly high yanabivuzeho, hoteli generator ishobora kugira ikibazo kuko byose n'ibyuma byaremwe cyangwa byakozwe bishobora kuba byagira ikibazo gishobora kuba cyabo. Gusa iyo bibaye management ifite uburyo ya apologizinga, ifite n'indi quick response igomba kurespondinga ku buryo izo serivisi zatangwaga cyangwa zari gukorwa zitaza kwangirika cyane. Nkavuga inti rero mu by'ukuri ibi byose ni ukwitanguranwa, ariko abakiriya bashobora kuba bafite amakosa hafi 80% ari nabo bashobora kuba bananakozinze n'ibyo bibazo byose. Wibaze ko abakozi bakoramo aho ngaho ntabwo ari amarobo, nimba ibyo bikorwa byose byarabaga abakozi bakagenda ugasanga barahora barwana nabo babarega kuri management, umukozi bigera hagacika intege akagivinga up. So ugasanga serivisi zibaye nabi ariko zatewe n'umukiriya. So ibi ngibi ngenda bivuga nk'ubuhamya kuko ni ibintu nabaye mu myaka itari mikeya, ni ibintu narwanye nabyo, ni ibintu nanjye byananiraga bikagera ku yindi level, ariko nk'umuntu uri hanze ushobora kuvuga inti natanga ubuhamya. Abantu bakora izi serivisi ni abantu bigengesera ariko banahura n'ibibazo byinshi badashobora gukontrolinga. Nkavuga inti rero nyamuneka bavandimwe, nk'uko tubivuga, nimba dushaka guteza imbere serivisi nziza bibe byiza tugira uburyo tubikoramo, ariko iyo dusebye ibi bintu n'abandi bafatiraho urwaho bakabona yuko ibintu byacitse kandi wenda amakosa yanavuye kuri twebwe. So to reporting aho bigenewe, serivisi nziza zitangwe, tunanazamagane nk'abanyarwanda kuko nibyo bintu u Rwanda ruriho cyose. Ariko nanone ibi ngibi byo kuza kwandagaza ukamushyira kuri ntuza, nta biganiro byabayemo, ntabwo RDB igeze interveninga ngo byange, so ahubwo ugahitamo ko wabikora. Njye nibaza ko harimo gusebanya cyane. Reka rero aza gutindira umuvandimwe aduhaye ijambo, nanamushimira cyangwa nanashimira abandi batanze intervention, abantu nk'aba ponditi bagomeze bakore investigation barebe kandi koko bazaza no kuri bagushyire ahagaragara kugira ngo tunanamufashe no kuzahura, kuko byanze bikunze twihutira gusenya ariko buriya kubaka biratugora cyane. Murakoze. urakoze cyane. Ntabwo ndibuze gutinda hano. Ngewe ikintu kimwe nababwira ni ukuvuga ngo ahangaha hari byinshi muri buze kubona, ariko reka nibutse aba bantu bafite social media, ntabwo mufite umunwa, ntabwo mushobora kuvugisha, ntabwo mushobora kumanipira abantu ngo murangize ibikorwa by'abantu. Byaba na ngombwa ku bantu baza agaciro ko kubaka, abantu ntabwo tubazi. We gonna promote iyi hotel, ikaba promoted, iyi hotel itanga serivisi nziza. Ntabwo abantu bazajya bafata amafaranga ngo bashyire mu bikorwa remezo, mwe muzana ahangaha za nyirabutisiga ngo muze ngo bagize night mayor. Night mayor wazitewe n'ubusambanyi mwahakorewe, no sense. Wabura kugira night mayor gute n'imirongoranire mwagize? Stupid. Ntabwo turi abasazi. Mureke ibyo bintu. Hanyuma abandi izi za nyirabutisiga mugende mujye guhangana n'ibindi byanyu, mureke kuza ahangaha ngo muze gufata ibikorwa by'umuntu muze kubirambika hasi. Tuzi byinshi, ibyo mwakoreye ni byinshi. So stop that nonsense. Mutesi Jolly, ndakubujije. Ntabwo agomba kuvuga ngo nabakwikwi iwawe mu rugo bagutekera bate kuri ushobora kuvuga ngo ira hotel babatekeye kuriya. Come on. Ngo ntabwo ari hotel. Bagiye gufata we mujye kwa Oswakimu mureba amafoto y'ibyo kurya n'amasahani babagaburiyeho. Ntabwo biriya bintu ari byo. So ibi bintu byo gufata inshuti zawe ukaza kuyishyira mu mwanda wa propaganda wo gusenya no guharabika hotel y'umuntu, bapromotinga hotel yabo mu biganiro byose byabaye, ntabwo bigeze baduhishurira ko
aba bageni barimo gupromotinga hoteli yabo, hoteli ya papa we, iyi hoteli Delta imeze nka moteri itari hoteli. Ukaza ahangaha akaba ariyo ufata mukavuga ko yabahaye serivisi nziza. Ibintu biratangaje mwa bantu mwe, kuko batubwiye ko hari hoteli, nicyo kintu cyanandakaje, ngo hari hoteli iri iruhande ngo igabura neza, ngo yabahaye breakfast ngo ku mafaranga make, ngo 12,000. Iyi hoteli ni hoteli ya se y'uyu mukobwa, uyu musaza ntashaka kuvuga mu izina. Biratangaje how ukora business imeze gute ushobora kwemera bagaharabika hoteli ya mugenzi wa y'umuturanyi, ukemera bakayiharabika bari gupromotinga hoteli yanyu. Ngaho fata standard ya hoteli yawe uyishyire kuri standard nk'iya hoteli Marara, noneho ubutaha abuzukuru bazayikorere mu bukwe. Uyu musaza ikintu cyambabaje, ise w'uyu mugeni yari ahari bro, yari muri ibi birori. Ibi bintu biratangaje, ntabwo mfite ikintu nongeraho. Abantu mushaka kureba ibyabereye muri iriya hoteli n'amafoto ndayafite, kuko Snapchat niko kamaro kayo. Ibyabereye muri iriya hoteli byose barondagaho, ama viewers y'amatrisa mu mwari byose birahari. Ntabwo viewers zigikora, ni muze mubirebe, munkurikiye kuri TikTok ifite abantu 500 nonaha. Mwese muyijoininge muze murebe ibiri. So ntabwo mureke guharabika hoteli. Ariko noneho hagati aho ngaho, ikintu nsaba abantu hano, reka nisabire ikintu kuri, kanisabire RIB ikintu kimwe. RIB mwafashe igihe kirekire cyo kurwana n'iharabika n'isebanya bikoreshwa social media. Uyu muntu cyangwa izi slay queen cyangwa aba bantu babishyize mu nyandiko bavuga ko bagiye guharabika. Baravuga ati nimudakora ibyo turi kubasaba dufite 6 miliyoni zidukurikira ku mpande zose z'isi, hoteli yanyu turayiharabika. Ibi bintu byaranditswe, ibi bintu ko mutigeze mubitubwira. Reka twemere ko serivisi mbi, ntabwo kigikira serivisi mbi mwa bantu mwe, ariko biratangaje ibintu badusobanurira hano byose mwabyumvishe. Ise w'uyu muhungu wari muri ubu bukwe, nyiri hoteli Delta ituranye na Chateau Marara, ibyo kurya byose babivanagamo n'ibyo kunywa bitwara muri hoteli, iyi hoteli yindi. Namwe mwimagine ibyumba 12 nako ibyumba 20 birimo abantu 62. Mwumve iyo hoteli yari kiri hoteli, yari yabaye iyo ngiyo yari kiri hoteli. abo ni abarara kutavuga birirwa se ko baruta. Abo turi kuvuga abayiraragamo. Twibuke ko iyo hoteli iri ku mazi. Iyi hoteli ifite utwuma twica imibu, kuko iri ku mazi ku gishanga. Ntabwo imiryango y'iyi hoteli n'amadishwa byafungwaga bitewe n'akavuyo kari kayirimo. Imiryango ntiyafungwaga, udusimba kwinjira. Harangiza uyu Brenda ndagukunda, ariko Brenda warantengushye ngo ufite nightmare. Wagize nightmare kubera udusimba cyangwa kubera imiborogo yari irimo bitewe n'ibyakorwaga muri hoteli? Hari buze kuvugira none. Tugaruke ku byo kunywa. Umuriro ukimara kugenda, ama brushete n'ibintu byose byinjizwa muri hoteli mu buryo bwa forode. Niba mwari mufite ukuri na right ku byo mwahabwaga, reka tugaruke gato, ntabwo ngende buze kwinjira deep. Biravugwa ko Jesus, biravugwa ko muri iyi hoteli ikintu gitangaje kurusha ibindi, binjijemo inzoga, binjizamo ibyo kurya. Ariko kuko mwibuke ibi bintu byabaye, habayeho revenge, kuko uyu muntu ahantu aya makimbirane yavuye kuko banze kumuha discount, banze kumugabanyiriza ibiciro, kuko hoteli yashyize ibiciro kuri promotion kandi abantu baramaze kwishyura. Baravuga ati ko kuri social media hari ibiciro, mwagabanya ibiciro mwatugabanyirije. Management byanze, biba ngombwa ko uyu muntu ajya gushaka nimero ya nyiri hoteli mu Bufaransa. Aramuhamagara, amuhamagaye umusaza aravuga ati vugana na management
uyu mugeni amubwira agera naho amubwira nabi, amakuru angeraho nuko uyu musaza yabigeza naho amubwira ati mukobwa muto, mwana wanjye kureba ndi umuntu mukuru ko ntangana nawe washyizemo ikinyabupfura mu kumvugisha. Uyu muntu aragenda, umusaza aravuga ati uyu muntu bitewe n'amahane numvisha avuze, mwabantu mwe mubahe serivisi nziza ishoboka. Bro, uyu musaza aravuga ati mufate ibyo kunywa bidasembuye, fanta yarigura 3,000. Aravuga ati muri ubu bukwe fanta muyibahere 1,500, mubahere ibinyobwa 1,500, ibindi nzabyishyurira. Izindi resiti mubibaze nzabyishyura, ariko abantu mubahereze iki? Mubahereze serivisi nziza. Ikindi gikurikiye, ubwo bukwe nubwo umuturanyi, kuko ubu bukwe aba batibe bakoze ubu bukwe, nyiri hoteli, I mean hari umuturanyi ufite hoteli ruhande, nyiri hoteli Delta ituranye na hoteli y'iyi ngiyi, umwana we niwe warakoze ubukwe. Ariko ikintu cyambabaje, baraje uyu mwana ahita avuga ngo hoteli ituranye na Marara yaduhaye serivisi nziza cyane, baduhereza breakfast ku 12,000 muyiyoboke, ariko yanga kutubwira ko ari hoteli ya se. Ni gute uhindanya hoteli yakwakiye ugapromotinga hoteli ya so, hoteli yanyu? Ibyo kurya n'ibyo kunywa byagava muri hoteli yabo babizanaga muri Marara kuza kuhenjoyingira. Hoteli Marara baraceceka baravuga ati no, bose yatubwiye ko tugomba kwihanganira tukabaha serivisi bakavanga amahoro. Ibyo bintu mu by'ukuri ko mutigeze mu appreciatinga ko mwavanaga ibyo kurya n'ibyo kunywa muri hoteli yanyu mukabizana muri Marara kandi bitemewe, bakabihanganira bakabareka. Aba bantu bagombaga kubagaburira abantu 200 muri buffet, babagaburiye ari 288. Mwabantu mwe mureke ibi bintu, mureke ibi bintu. Ariko ikintu kibabaje kurusha ibindi, mu nyandiko bakimara kubaha fagitire, aba bantu bakoresheje ibikangisho turabashyira kuri social media, dukurikiranwa na 6,000,000. Murahita muzima. Ibintu ni bibiri, mureke kutwishyuza izo 5,000,000 muri kutwishyuza zirengaho. Nimuzitwishyuza natwe tuvuga ko mwaduhaye serivisi mbi, dufite 6,000,000 zidukurikira, turabaharabika kuri social media. Ibi bintu biri mu nyandiko banditse. RIB, ubutabera, birakwiye ko umuntu abwira abantu bajyanye amasezerano ko niba tabaha ibyo babasaba barabaharabika kuri social media. Iharabikwa riremewe. nkoherereje muri DM itegeko. Hoteli Marara ntabwo aba bantu mbazi, ariko batanze ibirenze ibyo bagombaga gutanga. Kuba hoteli yarazimye, uziye bamwambwiraga ngo hoteli Marara nta generator ifite, ibi bintu abantu baje hano bavuga ko serivisi mbi yatanzwe. Ibintu birababaje, nibyo serivisi mbi yaba yatanzwe, ariko mwabantu mwe ko mutigeze mutubwira ko aba bageni hoteli yabo y'uruhande, hoteli Delta, bapromotinza no ko yabahaye breakfast nziza bakajya kurya hanze. Ntabwo abantu bagiye kurya hanze nkuko babitubwiye, no. Aba bantu, uyu mugeni hoteli ya se w'uyu mugabo yagombaga guteka buffet cyangwa yagombaga gutegurira umuhungu wabo. Turi kumwe? Yagombaga gutegurira umuhungu wabo. Ubutabera kuri iyi hoteli yahindanyijwe, yandagajwe kandi kandagazwa bamaze kugira gute? Kubitangaza ko bagiye kubandagaza kuri social media. RIB maze igihe kirekire kuko muvuga tuvuge kuri serivisi mbi, ariko RIB turabasaba niba mu by'ukuri byo muvuga ari byo, ibintu bikorwa kuri social media mubikurikirana, ibihakorerwa hakoreshwa social media guhindanya hoteli, kandi ababikoze babikora bamaze kubimenyesha hoteli ko bagiye kubikora. Tubyumvikane kuri icyo kintu. Turi kumwe? Ibya serivisi mbi, ntabwo ushyigikiye serivisi mbi, ibintu nabisubiyemo kuva ku munota wa mbere. Ariko ahangaha serivisi zatanzwe, reka mbaze ikintu kimwe, mbabaze munsubize. Aba bantu iyo hoteli itaza kubishyuza amafaranga y'umurengera bakonsomye, aba bantu bari gukomplainga kuri serivisi bahawe?
yari amatara yagiye bari kubikora? Igisubizo ni no. Aba bantu batorotse muri hoteli ntabwo bagiye basezeye. Aba bantu hoteli yabahaye fagitire saa yine baraceceka bakiri mu byumba, saa sita babohereza invoice ntibabasubiza, saa munani babohereza kuri WhatsApp baravuga ati mugomba kwishyura miliyoni 5 ku mafaranga y'ibyo mwakonsomye birenze. Ibi bintu banze kubyishura, ikintu bakoze baturutse hoteli baragenda barakwepa ibikapu bakabyinjiza muri ya hoteli ya se, kuko hoteli Delta iri hafi y'iyi hoteli, imwe bavanaga nk'ibinyobwa n'ibiribwa babizana muri iyi hoteli yindi. Bagiye gusanga bikanga abageni upfu bagiye baravuga ariko mwagiye mudasezeye kandi mwagiye hari amafaranga mugomba kwishyura mutishyuye. Bati mwaduhaye serivisi mbi, ahubwo nimwe mutugomba amafaranga, ntabwo tugomba kwishyura izo miliyoni 5 muri kutubwira, ahubwo muradusaba imbabazi. Punditi iyo nyandiko babarira mbere ko nsezera abantu, iyo nyandiko watubwiye bandikiye hoteli nyuma yuko hoteli bishuje cyangwa hoteli yabishuje nyuma yuko babandikiye, niki cyanditswe mbere? Na inyandiko y'abageni bayanditse nyuma y'uko hoteli ibishyuje. Ubwo wa mugani tutaranasoza nanabwira abantu barebe oya vuga ko banditse banarezwe banditse barezwe banarezwe muri RIB barituzwa, none bahita bandika bavuga ko bari guterwa ubwoba. Nyine bari bamaze guhabwa fagitire, ikirego cyatanzwe muri RIB kuko umunyamategeko yari yabegereye byanze, nibwo banditse iriya nyandiko bayishyira ku nkoranyambaga. Nyine harashya abantu bose bari hano ariko barebe ukuri kutazwe channel yanjye bagenda bari banamenyeshejwe ko barezwe muri RIB. N'amafoto yose nashyizemo yari amafunguro, amafagitire arimo. Barebe icyo kiganiro Godfrey, barebe icyo kiganiro kuri mujye kuri YouTube channel yitwa ukuri kutavuzwe, amafagitire ariho. Ni ikiganiro, ni platform y'uyu mujene, ni umunyamakuru wa Ukuri Times by the way, ni Punditi cyangwa Peacemaker, uyagira ibiganiro bisesenguye. Mujye kuri YouTube channel munakora subscribe muyikurikire, ibindi muraza kunshimira nyuma. So mbibutsa ko ahangaha tuhavuye, ndabagarura gato cyane, reka mbagarure kuri ntuza kuri mbagarure kuri ntuza kuri gahunda gato yo kwamamaza. Mbibutse ko ku bantu bose bakeneye bakeneye kurya ikirori muri Canada, ndabasaba kwerekera muri Montreal tariki 23 tuzakira umuhanzi bita Big Faizo, ni umurundi. Hazaba hahiye, tuba dufite abashyushya rugamba benshi cyane. Tariki 16 ntimuzabure, muzabe muhari. Ikindi gikurikira, niba ushaka ubwishingizi cyangwa ushaka life insurance, urareba kuri dashboard hari umwe mu babyeyi b'abanyarwanda bakora ibintu neza cyane, bamwita Terifine iya Rwema. Uyu ni umubyeyi ukomeje gufasha benshi cyane muri community z'abantu bavuga ikinyarwanda mu kubashakira assurance de vie cyangwa life insurance. Ibintu nyandikire muri DM ndaguhuza nawe, nimero ngiye irahari. Niba uri muri Canada, muri Amerika, aba baragufasha ukabona assurance de vie cyangwa life insurance. Ni iya Rwema Terifine, atuye muri Ottawa, mu mugane arabafasha kandi mu buryo bukwiye. Iyi topic tugiye kuyisigaha, ariko tuzagaruka kuri topic twibaza niba ari mu by'ukuri hari ikintu izakora nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kudufasha kugira ngo guharabika bakoresheje imbuga nkoranyambaga. RIB yabidusabye kuva kera ko ibintu tugomba kubyirinda, ariko uyu nguyu we mbere yo guharabika yabanje kumenyesha ko agiye guharabika, abishyira mu nyandiko. Ibi ngibi byo turaza kubyita iki? Reka dusabe ibi bintu RIB igira ikintu bikoraho. Naho abangaba bagendera mu kigare, ndababwiza ukuri, mwaharabitse mutabanje kumenya amakuru. Abashaka kumenya ibyabereye muri hoteli rero mu tuntu n'utundi, sindi bikorere kuri Twitter, tujye kuri TikTok. Amakuru yandi mutazi tunava kuri iyi nkuru ku bantu b'imyidagaduro. Umukobwa wamenyekanye cyane Kate Bashabe, biravugwa ko ari mu rukundo n'umuhungu wa perezida wa South Africa Ramaphosa. Ubu turi kuvugana muri imwe muri gym za Nyarutarama, aho umukobwa abwiye umuhungu uri kwiruka ku cyuma, uyu n'umuhungu wa perezida, ati ndi kukureba nkumva nakurya nk'ibyo kurya bya mu gitondo. Amukora mu bwanwa, aramubwira ati ndakubona nkumva nakumira bunguri. Tuze kuri TikTok ibindi mubirebeho.
ariko n'ibyabereye muri hoteli by'ubwiru ntabwo ntibivugire hano. Join me on TikTok ni akasamutwe cyangwa Godfather, ni mu nsange hariya. Ibya Chateau Marara byamaze kugera mu butabera, ariko turakoresha imbuga nkoranyambaga tuvuga ko habayeho guharabika iyi hoteli birenze icyatumye babikora. Twagiye kuri TikTok, abantu bavuga mu byo muri Kongo nta kintu uza kubivugaho, duhurire